muraho bavandimwe nshuti mukurikirana urubuga Isaha Yesu, mumeze mute muri iyi minsi turimo? Ndavuga iminsi ijyanye no kwibuka abacu. Yego, ese uri kwifuza kujya kubasura, uri ujya kubareba ukabahumuriza ukabajyanira icyo bifuza? Birakwiriye yuko buriya rero bavandimwe tujye tugira urukundo, dusabane, dusangire muri duke dufite. Uwiteka Imana azajya aduha umugisha bijyanye n'uko yatubonye muri twebwe. Buriya bavandimwe, tumaze iminsi turi kwibuka umubyeyi wacu, ndavuga Yesu Kristo watubambiwe ku musaraba i Goligota, ariko n'igihe kirageze ngo twibuke abacu. Birakwiriye kugira ngo ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi. Nkaba ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye. Ese muvandimwe, turi kumwe kuri iki kiganiro, bariya abantu babuze ababo, ujya ubona akanya ko kujya kubasura? Yego, akanya karaboneka rimwe na rimwe. Yego, kaba kagomba kuboneka kuko kubibuka ni ingenzi cyane. Yego, ni ingenzi cyane kugira ngo n'ibyabaye ntibizongere kuba ukundi. Yego, ni amateka yaranze igihugu cyacu yabayeho mu mwaka w'1994. ingo we, buri mu kwa kane tuba tugomba kubibuka. Yego, buri mu kwa kane tukibuka, tukagenda tukabasura, tukabageraho. Twasanga hari umubyeyi ukeneye nk'amazi, ukaba wayavoma kuko uri umusore. Wasanga hari umuntu ukeneye nk'udukwi, ukaba watumushakira, cyane ko nko muri iyi minsi ibintu bijyanye n'amakara birahenze, ibintu bijyanye n'ubuzima bwa kino gihe biragoye, ariko abo bantu bacu bikaba ngombwa ko tugira gute? Tubasura, tukabahumuriza. Ku itariki 7 z'ukwa kane nibwo gahunda yo kwibuka izaba itangiye. Yego, ni gahunda ngarukamwaka. Yego, ubwo rero nibwo mwizo tariki 7 nibwo tuba tugomba gusura abacu, tukabahumuriza, icyo bifuza tukakibakorera. Buriya rero tunasenga, tugasengera abacu, tugasengera n'igihugu cyacu kugira ngo Imana ijye ikomeza ikirinde impande zose, kugira ngo abamarayika bajye bakigota, bagicungira umutekano, abantu b'Imana yaremye bakomeze bagire ubuzima. Ndakeka rwose ari ibyo, ariko tujye tubasura, tubagereho, ubabaye tumuhumurize. Wibuka buriya no kubasura rwose ukanabasengera kubera ko ibirimo Imana biba bigomba kugenda neza cyane byose. Yego, ariko buriya n'igihugu cyacu Imana iragikunda cyane, kandi urebye aho tugeze uyu munsi ni heza ugereranyije n'aho twavuye. Yego, biratanga icyizere ko mu gihe kiri imbere bizarushaho kuba byiza. Yego, bagenzi bacu bakamererwa neza, bagenzi bacu bakabaho neza, tugakomeza tugatera imbere, tukibuka tuniyubaka. Ese insanganyamatsiko y'uyu mwaka waba uyizi? Ntabwo naba nyiza, ariko uko bisa kose n'ubundi buriya uko abayobozi bacu nibo baba bazi ukuntu babigena, ariko buriya nge mbona ari ugukomeza kwibuka tuniyubaka. No mu minsi mikeya, nko mu matariki 5 mbere y'uko gahunda itangira, bazaba bari kubivuga cyane, tuzaba twabimenye. Murakoze bantu mukurikirana uru rubuga rwacu, rugenda ruriho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro birimo inkuru nyinshi, ibiganiro birimo guhumuriza. Ariko burareka nkubwire, sinakwibagirwa n'abarwayi. Buriya n'abarwayi baba babaye, muvandimwe, ubonye nk'udufaranga wajya unyarukira kwa muganga, ukajya gusura abababaye, mugafatikanya, twibuke twiyubaka. Katagiyemo